Telefone yarasonnye, umusore yitaba yihuse dore ko ari nimero gusa nta zina ryanditseho, ataravuga n'ijambo na rimwe yumva umukobwa umuhamagaye ari kurira cyane atabaza ati Viole, ngiye gupfa ni ukuri, ndapfuye ntabara, navuye mu kazi ndi hano muri aka gahanda, imvura ni nyinshi yatangiye kunyagira kandi nkuba nazo sinakubwira, niba uri hafi tebukuza untware, akagari katuritse amapine yombi, sinzi ibyo nkandagiyemo. Uwo musore yashatse kumubwira ko yibeshye, umukobwa akomeza amubwira ati ese uri mu rugo we, kuki ubundi ukuraho nimero ya MTN? Nakomeje kuyihamagara nkumva idacamo, ngeze aho mpamagara Tigo kandi nayo sinayibukaga neza kuko itemeje muri telefone, sinzi uko ngize gutya icamo, ariko banguka nukora akagari karanatobotse. Uwo musore yashatse kumukupa ngo yumve ko yibeshye, gusa mu mutima aribaza ati uyu mukobwa uvuga nk'aho ari mukuru, uko ndi kubyumva agenda mu kagari k'abamugaye, none amapine aratobotse kananirwa gukomeza, none se ubu nkora iki? Yarikoroje arongera arikoroza ngo umukobwa wenda byumve. Uwo mukobwa ahita arira kurushaho noneho ati Viole, mwana wanyumvise, ubwo uri kumwe nande? Umukobwa yavugije induru cyane, telefone ahita ayikupa. Uwo musore wari wibereye mu nzu iwe yagize ubwoba, yumva agize n'agahinda, areba hirya no hino buri icyo afata n'icyo areka, azenguruka mu nzu, umutima ukomeza kumubwira ngo gira icyo ukora ariko akakibura. Uwo mukobwa wari umuhamagaye ataka atabaza, ntabwo yari amuzi na nimero nibwo yari ayibonye. Kuba yaramwibeshye yarabyumvaga ko wenda byaba bitamureba, ariko akibaza ukuntu arikura aho hantu kandi yanibeshye nimero. Yikoze mu mutwe akomeza kuzenguruka mu nzu yabuze icyo akora, aratekereza ati reka mwandikire mubwire ko yibeshye nimero, atizera ko Violeta ntazi uwo ari we, arajya kumukura mu muhanda. Yanditse message hanyuma atuzaho gake, hashize iminota 2 ahamagara ya nimero asanga ihoze. Yaketse ko wenda ari kuvugana na Violeta noneho wanyawe, yumva atujemo gake ariko nabwo abura amahoro. Yaribazaga ati wasanga wenda apfuye, hakaba hari undi muntu umunyuzeho agafata telefone agahamagara. Yarigaruye ati aha nanjye ndakabije. Yarongera ahamagara asanga nabwo akivugiraho, abura amahoro neza akicara agahaguruka, ati ubundi uyu muntu kuki ndi kumugirira impuhwe bigeze aha kandi ntanamuzi. Yashatse gusiba nimero muri telefone ye ngo atongera gushaka kuyihamagara, ariko umutima uramubuza yongera guhamagara. Noneho yasanze atari kwivugiraho ariko nabwo ntiyayifata. Yanze kunyurwa arongera arahamagara nabwo yikuraho. Yacitse intege ati nta kundi reka niturize, ikigaragara cyo nuko ndi kwisariza ubusa, wenda ubwo ntacyo gukora mfite. Yakomeje kugira amatsiko menshi ashaka kumenya niba izina ry'uwo mukobwa ari umuhamagaye, arebye asanga yitwa Noella. Yanditse message ndende kugira ngo yumve aruhutse nibura, aratangira ati Noella, nkurikije ukuntu mvugishije nahise nkurura ishusho yawe n'imimerere wari urimo. Icyambere numvise ngendeye ku byo wavuze, numvise ko ugenda mu kagare, wari ufite aho uvuye witwaye, hanyuma imvura igusanga mu nzira utaragera mu rugo. Kubw'amahirwe make amapine y'akagare aratoboka, kugenda birakunanira. Wabonye ko hikura birakugora, uhamagara nimero ya MTN ya Violeta, umuhamagaye usanga itariho, ukomeza guhatiriza biranga. Wahise wandika nimero ze zategura zihamagara kuko rero zifashe mu mutwe zitemeje muri telefone yawe. Kubera ko watabazaga wahamagaye uhita uvuga ibyakubayeho uzi ko ari Violeta, niho ngira ngo gusobanurire. Wari wibeshye kandi nabura guko nguca mu ijambo ngo ngusobanurire neza ko wibeshye. Gusa nkanagira agahinda ko kumva ko wibeshye kandi uri mu byago ukeneye ubufasha. Aho umariye gukupa usakuza cyane, ntekereje ko wenda hari ikikubayeho gikomeye. Nongeye gutuzaho gake maze kukwandikira ko wibeshye, noneho nimero ngasanga uri kwivugiraho. Sinzi niba ari wowe ariko bibaye akaba ari wowe uri kwivugiraho, wenda nakumva ko ari amahoro. Base se ni Violeta mwavuganaga? Mbabarire nanditse byinshi, gusa nuko ndi gukomeza kuguhamagara ntunyitabe, ngumva ndushijeho kugira ubwoba. Mbere yo kohereza ubwo butumwa yarongera busoma, aribaza ati ubuse buragenda, ni burebure cyane, reka mbwihorere. Imitima yamubanye ibiri, umwe umubwira uti bimwoherereze nta ribi, undi ukamubwira ko yarengereye yanditse ibintu byinshi. Yongeye gusoma amagambo yanditse abona ntaho yavuze nabi, arohereza. Yabonye igiye ati ahubwo reka nohereze indi message, mubwire nabishobora ze kumpamagara. Muri iyo karitsiye naho imvura yatangiye kugwa ari nyinshi. We yari yibereye mu nzu, ntiyarazi ukuntu ikirere hanze cyari cyabaye nabi. Imvura yabaye nyinshi kurushaho, hahandi telefone yari gusona ntayumve. Yahise ajya kwiryamira, ariko anatekereza cyane kuri Noella, yibaza niba yaje kuba muzima cyangwa yabonye umuntu umutabara. Yararyamye buri bitotsi, yongera gufata telefone ye ngo arebe uko byifashe niba Noella atamwandikiye, asanga nabwo atigeze amwandikira cyangwa ngo amuhamagare. Yatekereje kongera kumuhamagara, yumva yabakabije. Yatangiye kwivugisha ati harya ubundi ni gushya narura iki, reka mwihorere rwose kuko ibyo ntaho byangeza. Yarashonje asaba umukozi wo kumutekera vuba, asoje aramwarurira, agikoramo bwa mbere telefone irasona yanga kuyitaba, ati ndabona nimero ntayizi, reka nirire ndabamuvugisha. Yagirambitse ku ruhande kuko akundaga kurya nta gukoresha telefoni, anakuramo ijwi ngo hatagira umuntu umuhamagara igasona akaba yashaka kumwitaba. Imvura yari yatangiye kugabanuka, inkuba ziri kuvuga gake gake. Asoje yafashe telefoni ngo arebe uri kumuhamagara, yatunguwe no gusanga yongeye kumuhamagara izindi nshuro 3. Akibaza uwo ari we, yabonye yanamwandikiye ubutumwa burebure. Yarasumye ati ubanze impamvu utari kumfata ari uko hoze. Ni Noella, nuko inimero ariyo yari isigaye amayinite ku yindi yari yashize.
Jacques, humura nagezeyo amahoro ntuhangayike rwose kandi umbabarire kubwo kuba nakwibeshyeho. Jacques yarikanze ati yamenya ate se? Yakomeje kubyibazaho yibuka ko nawe yamwandikiye amuvuga mu izina. Uburyo yari yakoresheje areba izina rye bwari buzwi na benshi, atekereza ko nawe ariko yabigenje. Yahise amwandikira ati wanyemerera tukavugana se? Nowera yahise amwihamagarira. Jacques amwitaba afite ubwoba. Nowera ati Jacques, cyangwa se uko witwa? Ntabwo simukadi baruye ku mazina yawe. Nawe ati oya Nowera, niko nitwa. Nowera tumbabarire nibeshye bari wo mpamagara. Byari byancanze nenda gusara nibwira ko nimero ya Violeta nyibuka neza, nisanga nibeshyemo umubare umwe gusa. Ariko noneho ukuntu nibeshye nanjye sinzi, nakandaguye nihuta hari niyo mpamvu. Jacques ati sinkuzi nawe ntunzi, ariko bifate nk'aho tuziranye maze wumve ko wansize mpangayitse umbwire ibyakurikiyeho nyuma ya cyagihe. Nowera turumva navuye mu kazi mbona ko imvura igiye kugwa, ariko nibwiraga ko ndagenda nihuta ngahita ngerayo kuko magenda iminota 5 ubusanzwe. Rero nabonaga imvura iragwa nagezeyo. Nk'uko wabyiyumviye ngenda mu kagare k'abamugaye. Icyabaye rero nta kindi, nagiye nihuta nyura mu kandi gahanda njya nyuramo ntashye, hanyuma numva amapine yombi aturitse. Nakomeje kurwana no gutwara ngo ndebe ko nakwigira imbere, ariko ntibyari gukunda, umwuka wose wari washizemo. Nahamagaye umukobwa witwa Violeta tubana ngaza ntware kuko haburaga nk'iminota 3 nkagerayo. Mpamagaye MTN ntiyacamo. Nakomeje guhamagara, imvura ihita itangira kugwa ari nyinshi irimo n'inkuba. Nibwo nanditse nimero ya Tigo nkibeshya nyine nkakuvugisha nzi kuriwe. Jacques ati yo ihangane rwose, none se byarangiye bite? Kuki wahise ukuposa kuza cyane, hari habaye iki? Nowera yarasetse ati ubwo uzi ukuntu byagenze, imirabyo yarabije, ndavuga nti noneho ndapfuye, umva ko urupfu narunaniye. Nibwo nahise nkupa nihuse, inkuba igakubita umutima ukajya kumvamo. Wagize ngo sinahuritse se? Jacques ati none se ubwo byarangiye bite? Nawe ati nikomeje, imvura nayo iri kunyagira, maze ndebye muri telefone nsanga unyandikiye umbwira ko nibeshye nimero. Buriya rero wakoroye, ngira ngo umuntu uri kumwe na Violeta wenda wamusuye kuko umukunzi wageza kumusura, sinabyitaho cyane. Jacques ati sha nukuri mbuze icyo mvuga pe, niba bishoboka rero komeza umbwire uko wageze mu rugo. Nowera ati nakomeje kwicara mpita mpamagara nimero ya Violeta, noneho nayanditse neza, aza yiruka umutima wenda kumuvamo, aranterura njyana mu rugo, anagaruka kuzana akagare, niyambura imyenda, hanyuma mpita niryamira. Akagare ko rero katuwe na twa dusumari twa santimetero bari bamennye mu muhanda. Ndyamye nibwo wampamagaye ukambura. Jacques yumvise ashaka kumubaza byinshi abura ahera, aramubwira tuzi n'ikindi, reka tujye twivuganira kuko ndumva nakubaza byinshi kandi uyu mwanya ntiwabimbwira ngo birangize. Nowera ati ikibazo ni kuri kumbaza wenyine, njye ntarakubaza, ariko ubwo twazasubira ikindi gihe nawe nkagira ibyo nkubaza. Babaye basezeranyeho. Jacques atekereza ku magambo Nowera amubwiye yabihuza ntibyemere. Yaribazaga ati ni gute umuntu ugenda mu kagari bamugejeje mu rugo byari byanze kanihagurutsa yagira akikuramo imyenda akaryama. Ubundi se yamugaye akuze cyangwa yarabivukanye? Yaramugaye akuze se byaba byarizanye cyangwa byaba byaratewe n'impanuka? Yakomeje kumwibazaho, amasaha y'ijoro aragera araryama. Mu gitondo yabyutse afite amatsiko menshi, aramuhamagara. Nowera ari mu bitotsi ati waramutse neza Jacques? Jacques ati ahubwo wowe waramutse ute, umeze neza? Nowera ati ni neza, mu kanya ndajya mu kazi. Naho turagera ute se kandi akagari katobotse amapine? Aramusubiza ati nakambitsa ndi, ku mugoroba nahise mpamagara umuntu araza arabinkorera. Uretse ko byanze burundu nagenda no mu mbago, mfite insimburangingo ariko kuzigenderamo biramvuna, sinjya mbimenyera na rimwe, kuva bazima nzambaye nka 3. Jacques ati burya nuko bimeze? None se utabeshye byagenze bite kugira ngo umugare? Warabivukanye? Nowera ati sha icyo kiganiro sima nshaka kukiganiraho, sindiyakira neza ku buryo nakubwira ngo ntabivuga nkajya no mu kazi, basi tuze kubivuganaho ntashye. Violeta yatangiye kumuseka ati ariko si uwo muntu muri kuvugana arakuzi, kari kuguhamagara gufitiye impuhwe nyinshi, ashaka kumenya buri kimwe cyawe, ubundi urumva ari icyo gushakaho kindi. Nawe rero si uko mwizera ye, uzi ko ntacyo uri kumwisha nk'aho mumaze ibinyejana muziranye, noneho nawe wagira ngo ni gatomwe. Ibyo wamubwiye ku mugoroba byari bihagije rwose, ahubwo itegure tujye mu kazi, uwo musore umwihorere, unabishaka wamuboroka, nta mpamvu yo kugira ngo akwinjirire, wowe nta n'ikintu umuziho. Nowera yarabyemeye ati humura nanjye sindongera kumuhamagara, gusa yanyandikiye kuriya mbona ari umwana mwiza nubwo ntamuzi. Yari yampangayikiye pe, ubwo ugira ngo iyo atambwira ko nibeshye nimero nari kuva muri iriya nzira. Nta nubwo abantu bakunda kuhanyura, si wowe umbwira ngo buri kimwe kiba kubera impamvu ra? None se ibi by'ubu nta mpamvu yabyo ihari? Violeta ati nakubwira iki, njye simba ngutegeka ibyo gukora, mba nkugira inama, ahubwo ugira tugende tudakererwa, kandi uyu munsi nabwo ndataha kare urasanga natetse. Abo bakobwa babanaga mu nzu. Nowera kuva yamugara yabonye akazi yashoboraga gukora ko kumenya abinjiye n'abasohotse mu ruganda yakoragamo. Yicaraga ku marembo afite ikayi, uwinjiye akiyandika akanasiga ibyangombwa akaza kubifata atashye. Ako kazi niko yakoraga abana na Violeta. Violeta yagiye amusunitse bajya mu kazi, nubwo nawe yashoboraga kwitwara muri uwo muhanda wari uringaniye. Bageze mu kazi yicara mu mwanya we atangira kwakira abasohoka n'abinjira.
nka saa 5 yabonye ubutumwa bwa Jacques amubaza ati umeze ute se, wagiye mu kazi, ibintu ni amahoro, wibuke gahunda dufitanye nturara utamvugishije. Noella atekereje ku magambo Violeta yamubwiye, aramwandikira ati mwana, biriya bintu sinabikubwira ntakuzi, ngiye kuguhamagara nkurangira aho ntuye neza, uzaze tubiganire turebana, kuko ushaka kumenyaho byinshi kandi utanze n'isura. Niba rero ushaka kumenya uzaze muri weekend unsure, ibindi tuzagenda tubivuganaho uzi uwo ndiwe. Jacques yamusubije natwaye emoji tugaragaza ibyishimo, ati ahubwo mpamagara umbwira isaha nzaba mpagereye. Noella yaramuhamagaye ati nyuma ya saa 6 ku isaha iyo ariyo yose. Ibyo kuvugana muri iyo minsi yamubwiye ko bagiye kuba babiretse bakazongera kuvugana bari kumwe. Jacques yumvise amukoreye neza kuko yifuzaga kubona uwo mukobwa nibura akareba isura ye gusa. Icyakora ntibyakunze ko bahagarika kuvugana. Jacques yamuhamagaraga iminota 2 buri munsi amubaza uko ameze gusa. Ku cyumweru harageze ajya muri quartier zo kwa Noella. Ntihari na kure cyane, mu modoka we n'umushoferi bagiye mu isaha. Uruganda rw'icyayi Noella yakoragamo Jacques yarazi aho ruherereye. Yarugezeho aramubwira ati nahageze, wandangira aho utuye nkaza. Noella ati mbwira uko wambaye, mbwire Violeta aza kurebe. Yaramubwiye ati mpagaze iruhande rw'umunara, nambaye ishati y'ubururu bwijimye n'ipantaro y'umukara y'agatise n'inkweto z'umukara. Violeta afashe telefone abari we bavugana, atereka nkwibwirira uko nambaye, ningera ku munara urabumbona, cyangwa ntabirenze nimagera ndakubipa. Wowe yishyire muri loud speaker ku buryo ndaguhamagara igahita isona nkareba aho isoneye. Mu minota itageze no kuri 5 Violeta ahingutse hirya, Jacques ahita amubona. Yaramuhamagaye ati Viole, njye nakubonye. Umukobwa yabanje kwikanga. Uwo musore ari umusirimu cyane, areshya nk'abasore yajyaga arota mu nzozi. Yamugeze iruhande yumva ahumura, ibyo yibwiraga ko aramuha ikiganza akamuyobora akamujyana mu rugo agahita amusigana na Noella. Uwo mwanya ahita abyibagirwa. Yaraje aramuhobera, Jacques nawe mu cyubahiro cyinshi amuhobera amwitayeho. Undi ati wari ubizi ko nitwa Violeta? Noella aba yakubwiye ibintu byose, sindongera kukwibwira. Barasetse ati musanzwe muziranye ariko? Jacques ati nta numwe uzi undi, nuko yibeshye kuri nimero yanjye gusa atabaza wumva ko agiye gupfa. Nawe rero ntiwavugira umutima ngo mve umuntu akuyobeyeho ari gutabaza wagira ngo agiye gupfa, ngo utagira amatsiko yo kumenya ibyakurikiyeho n'uwo ari we. Violeta yagendaga amwitegereza akivugisha mu mutima ati mbega umusore mwiza, sinajyaga nemera ko ari umusore wankorora, ariko uyu wenda yamanitse. Ndabibona ko nawe atakunda umuntu wamugaye, ari impuhwe yamugiriye, gusa arakunditse pe. Yatangiye gukoresha ubwinshi aho kuvugisha Jacques nk'umuntu umwe, atangira kumuvugisha nk'ari benshi. Bageze imbere abaza Violeta ati none se ni kure cyane ngo mbwire uriya mushoferi wanjye azana imodoka aba ariyo tugendamo? Violeta yikanzemo ati uvuze ngo iki? Nawe ati ntubona ko usanze mpagaze iruhande rw'umunara se, hirya haparitse imodoka? Undi ati yego nabibonye. Jacques ati rero twaparitse hariya hirya, harimo umushoferi wanjye, namubwira akaza akadutwara aho kugenda n'amaguru. Violeta yamwitegereje neza atari ko si wowe kuko nabonye ku mafoto. Yari yahiye ubwoba kubera imodoka yarabonye inyuma. Jacques ati birashoboka ko waba warambonye, hari abantu baba banzi ntabazi kuko hari amafoto yanjye ari hanze, ariko niba iyo foto uyifite wayinyereka nkayireba. Violeta ati nubwo ari hafi twagenda tukinjira mu modoka mukayizana mukayiparika ku irembo mukadusura mwembi. Iyi nzira nari nyikunyujijemo kubera ko ariyo hafi, ariko iyo tuzengurutse mu muhanda imodoka irahagera. Ako gahanda bari bagiye kunyuramo ka hafi niko Noella yari yanyuzemo cyagihe, nabyo yarabimubwiye basubira inyuma. Violeta ati ndaza kureba kuri ayo mafoto ngeze mu rugo, ariko ninyabura ndayashaka no kuri internet, ndabizi sindakuburamo kuko umuntu ndi gukeka murasa. Iyo modoka yari ikiri nshyashya ishashagirana cyane. Violeta yinjiyemo arivugisha ati imodoka isa nka nyirayo. Yaramwumvise ati Viole uvuze ngo iki? Nawe tumbabarire birancitse. Yari yatwaye n'ubwiza bwa Jacques, wari umusore bigaragara ko afite ifaranga, ari umukire rwose. Bahise bagera aho we na Noella bakodeshaga bavamo bajya mu rugo. Violeta ati ni karibu nimwinjire. Basanze Noella bategereje yicaye mu kagare. Jacques akimukubita amaso agira ngo ari kureba ibidahari. Ubwiza bwa Noella bwaramukuruye yibagirwa ko yicaye mu kagare. Uwo mukobwa yari afite isura nziza, akeye mu maso atari inzobe cyane. Yaraje asa n'uwunamye barahoberana ariko bakoranye ku maboko. Hanyuma ati ni njye Jacques twavuganaga kuri telefone. Noella nawe yagizemo ubwoba ati none se nindi witwa nde? Jacques ati ntiwaribonye se igihe ureba ugasanga nitwa Jacques? Njye ndabizi ko witwa se Noella. Wowe ntabyo wabonye ugiye kuri bose mukadi baruyeho? Noella atari ko ndi gukeka si uko bamwitiranwa gusa muranasa. Jacques ati ubwo suri kuvuga nde? Bari bagihagaze ati reka twinjire mu nzu. Violeta yise ashyashyana acana gaze vuba vuba ngo baterekereho utwo kurya, atuma umwana ku muhanda ngo bazanire ibyo kunywa, abanza kubabaza ati murafata iki? Nabo bati ikiduha cyose kidasembuye ntaribi. Batangiye kuganira. Violeta ahita asakuza ati ntibishoboka ko yaba ari wowe, erega nabiketse. Jacques ati ariko se wambwiye nawe turi umudepite uri we rwose ntubihakane, keretse n'ibirindi zino titwa Rugira. Jacques ati yego niko nitwa. Violeta yise aceceka ati kumbe ni Rugira Jacques wa nyawe? Noella ati njye nakubonye mbona atari ubwa mbere, murahira narabikurikiranye nakubonyemo wari wambaye n'ishati.
Ibyo kurya byarahiye, Violeta yiyoreje bibaterekera ku meza, babanza gusenga, barasangira, abaha n'ibyo kunywa, bakomeza ibiganiro. Nubwo ati rero umuyobozi w'urubyiruko, Jacques yamuciye mu ijambo ati ariko ugutangiye ibiki? Ibyo kuba ndi umudepite cyangwa ibyo kuba mvuganira urubyiruko mube mubiretse, turaza kubivugaho nyuma. Nubwo ati nta nyuma, nibyo turaheraho ahubwo kugira ngo nanjye nkunde nkubwire uko nacitse amaguru. Jacques dushaka kumenya iki se? Nawe ati twibwire neza nubwo ari byo tukozeho. Yababwiye aho avuka, babwira aho yize, akomereza ku byo yakoraga mbere yo kuba umudepite, bose baratinye. Yari yarakuriye mu buzima bwiza gusa. Yasoje kubibabwira, Nubwo ati ubwo uracyafite amatsiko yo kumenya impamvu nabaye gutya? Jacques ati kandi aribyo byanzanye. Nubwo yaratangiye ati ubu ndebuko maze kwiyakira gake gake, gusa hari ubwo mbivuga ikiniga kikanyica. Yarakomeje ati ariko hari ubwo njya mbasha guhagarara da. Yabwiye Violeta ati nzanira za nkweto mbere gukuntu mpagarara. Yazicometsemo afata imbagatera intambwe, noneho Jacques akururwa n'ukuntu umukobwa yarateye neza bidasubirwaho. Rwose ntiyaracyiteye ku byo kuba atagira ibirenge. We yavugaga ko nta maguru yigirira, ariko yasaga n'aho ayafite yose uretse ibirenge byombi bari barakaze. Noneho yarongeye aricara ati nk'uko wabibonye ndi umukobwa usanzwe nk'abandi bose, ariko ubuzima bwanjye bwagize ihinduka rikomeye ubwo nacibwaga amaguru kubera kanseri. Nari ngisoza kwiga kaminuza ngitegereje kubona akazi nk'abandi bose. Rimwe numvise ububabare munsi y'ikirenge cy'iburyo. Natekereje ko ari imvune isanzwe kubera urugendo nari mperuze gukora, ariko ko iminsi yagiye ishira umuvuduko w'icyo kibazo warushijeho kwiyongera. Ahantu handyaga haje akabyimba gato ku kirenge, gahoro gahoro gatangira kwiyongera kugeza ubwo byambujije kugenda neza. Twageze kwa muganga bansuzumye basanga mfite kanseri y'amagufwa, maze batubwira ko bidashoboka kuvura ako kaguru, ko bagomba kugakata kugira ngo indwara idakwirakwira n'ahandi. Sinabyumvaga neza icyo gihe kuko nari nkiyumvamo umukobwa urenze, ariko hari amahitamo abiri gusa: gukemura ikibazo vuba bagakata akaguru cyangwa bakakarekeraho, bikaba byatuma kanseri ikwirakwira mu mubiri wose. Umunsi wo kubagwa warageze, nari mfite ubwoba bwinshi. Nakangutse nsanga kamwe mu maguru yanjye katakiriho, numva mfite intimba nyinshi mu mutima, kubyakira biranga. Ariko byabaye ngombwa ko nemera ko ari uko bimeze nyine, ndihangana, bampa imbago nkajya ngenda ntaruka. Nyuma y'igihe gito natangiye kumva ububabare mu gice cy'akandi kaguru, noneho ku kaguru k'ibumoso. Kwifata byaramunaniye, ararira. Jacques akomeza kumurebana impuhwe yabuze icyo avuga. Nowera mu marira menshi akomeza ababwira ati ibyo byatumye nongera kujya kwa muganga, basanga kanseri yatangiye no mu kindi kirenge. Noneho basabye kongera gukata n'icyo kirenge cya kabiri kuko kanseri yihutaga kandi ubuzima bwanjye buri mu kaga. Byari bikomeye kubyakira. Iyo narebaga uko nari meze mbere n'uko nari mbaye, numvaga ari inzozi mbi. Ariko buhoro buhoro natangiye kwiga kubana nabyo, nemera ko ubuzima bushya ari ubwanjye. Nakoresheje insimburangingo birananira, niga gukoresha igare ry'abafite ubumuga, ubu niryo ngerageza gukoresha, namwe mwabibonye. Abari aho bagize agahinda. Jacques wababara kubarusha bose ati none se wabonye akazi ute? Kuki utakibana n'ababyeyi bawe? Violeta mupfana iki? Nawe ati ubuzima bwanjye ntabwo bwarangiye ubwo natakazaga amaguru yanjye. Nubwo byangoye cyane kubyakira, nariyemeje ngerageza gushaka inzira nshya yo kubaho. Ubwo abandi banyeshuri twarangizanyaga bari bashishikajwe no gushaka akazi, njye nari ndi mu bitaro, niga kongera kwigirira icyizere no kwemera ubuzima bwanjye bushya. Nyuma yo kuva mu bitaro nagiye iwacu. Ababyeyi banjye banyeretse urukundo, baramfasha, ariko numvaga ntashaka kubabera umutwaro. Nabonaga ko bamfasha nk'umuntu ugomba kwitabwaho buri munsi, kandi sinifuzaga kubaho gutyo. Nifuzaga kugira icyo nkora, kugira icyo ngeraho, nubwo byari bigoye. Icyo gihe nibwo Violeta, inshuti yanjye yo kuva kera, yambwiye ko hari uruganda rw'icyayi rwashakaga umuntu ushobora gukora kuri resebusiyo, akakira abinjira, akandika amazina yabo, akanatanga ibisobanuro ku bashaka amakuru. Ntikari akazi koroshye ku muntu umeze nkanjye, kuko nari ngifite ubwoba bw'uko abantu banyitegereza cyane, ariko narabigerageje. Ubu niho nkora kuri resebusiyo y'uruganda rw'icyayi. Umunsi wanjye utangira kare, nkicara ahantu hahora abantu, nkandika amazina yabo, nkayobora abashyitsi, ndetse nkanakira telefoni zimwe na zimwe zijyanye n'ibibazo by'abagana uruganda. Nifuzaga kwihagararaho, nkigenga, nkereka ababyeyi banjye ko nshoboye kubaho nubwo nagize ibyago bikomeye. Iwacu bari bagishaka kunyitaho nk'umuntu udashoboye kwibeshaho, ariko njye nashakaga kubereka ko nshobora kubaho ubwanjye. Violeta niwe muntu wanyumvise mbere ya bose, akanyereka ko nshobora gukomeza ubuzima. We ubwe ni umuntu ugira umutima mwiza, kandi yarambwiye ati ntugomba kwigunga, hari byinshi ushoboye. Naraje tubana mu nzu imwe kuko nawe yari arimo gutangira ubuzima. Wahora mfasha kwibuka ko ndi umuntu nk'abandi, ko nshoboye, ko mfite agaciro. Jacques byamukoze ku mutima ati ndabyishimiye ni ukuri, ufite umutima ukomeye rwose. Hanyuma se kutagendera mu nsimburangingo ubura iki? Kuki wakomeje kugendera mu kagare? Byaranze burundu koko? Byarakunaniye? Yaramusubije ati nyuma y'igihe abaganga bamaze kumbwira ko nshobora gukoresha insimburangingo kugira ngo mpagarare ndetse mbe nagenda buhoro buhoro, barazimpaye.
Mu ntangiriro numvise ari inkuru ishimishije, natekerezaga ko ari igisubizo ku kibazo cyanjye, ariko uko natangiye kuzambara niko natangiye kumva ukuntu atari ibintu byoroshye na gato. Insimburangingo barazimpaye ndazambara ariko sinzi kuzigenderamo. Iyo nzambaye numva ndemerewe cyane, nkumva mbangamiwe ndetse nkagira ubwoba ko nshobora kugwa. Iyo ngerageje guhagarara numva ntakomeye mu maguru nk'uko byahoze. Ubusanzwe iyo umuntu ahagaze ikirenge cye kiba gikandagiye hasi akamenya uko agomba kugenda, ariko njye nta kintu mba numva, ni nkaho mba mpagaze ku kintu ntazi, nkumva ngize ubwoba ko nshobora kugwa. Wenda iyo ngerageje gukoresha iyi nkoni, izi mbago nyine urabona ko zigera ku kaboko, hari ubwo numva ndi kumenyera, ariko natambuka intambwe imwe gusa nkumva nshobora kugwa. Iyo nicaye mu kagare nibura mba nizeye ko ntanyeganyega, ariko iyo ngerageje kugenda numva ntizeye na gato ibintu biba biri munsi yanjye. Ndabizi ko hari abantu benshi bamenyera insimburangingo ndetse bakagenda neza, ariko njyewe ndacyari mu rugendo. Sinzi niba nzageraho nkamenyera cyangwa niba nzakomeza kugendera mu kagare nk'uko nabimenyereye. Gusa ikintu kimwe nzi nuko bitoroshye, biravuna ariko sinacitse intege nanjye. Nshaka gukomeza kugerageza nibura ngo umenye niba bishoboka kuri njye. Jacques yabuze icyo arenzaho ati nta kundi, reka tugende tuzajya tuvugana. Yabashimiye ko we n'umushoferi we babakiriye babasezeraho, nabo barabaherekeza babageza ku irembo. Noella yabonye ya modoka arushaho gutinya Jacques. Binjiye mu modoka barabapepera barigendera. Jacques akimara kugenda niwe wahindutse ikiganiro. Violetta na Noella basigara bari kwisetsa bati umudepite koko akadusura. Bavugaga ukuntu ari mwiza, afite imodoka nziza. Violetta agize ati sha nuko wenda ari ukukugirira impuhwe nk'umuntu wamugaye, naho ubundi yaba ari uwo nakwigondera ntiyari kunshika. Nari kugerageza nkamufatisha, ariko umudepite ntaho namuhera, no kuba dutunze nimero ye ni ibitangaza. Jacques yakomeje guhamagara Noella buri munsi amubaza amakuru, akamusaba ko yaza kumureba, bikomeza bityo kugira ubwo babaye inshuti zikomeye. Violetta yabonye ukuntu Jacques akomeje kuba inshuti na Noella, bitangira kumucanga, yibaza niba yaramukunze biramuyobera. Umunsi umwe Jacques yagiye kumureba mu rugo, amwicaza mu modoka ye, aramutwara amujyana kuri hoteli nziza cyane ngo baganire. Bagezeyo Jacques aratangira ati ndabizi ko bishobora kuza kugutangaza, ariko ibyo ndakubwira niko kuri. Bwa mbere nkivugana nawe nagize ngo ni impuhwe, kandi koko zari zo kuko wari uhuye n'ikibazo, ariko tukimara kuvugana nkumva ukuntu uvuga neza, byarankuriye nsa n'usomye ku kiyobyabwenge. Buri gitondo numvaga nta wundi nkwiriye guhamagara utari wowe, kuko ubona byo byarampinduye, nibaza niba bikiri impuhwe birancanga. Ibiganiro twagiranye nabyo byarimo ubwenge bwinshi, nkumva urenze ko ubonzi bose. Uri mwiza, wigirira icyizere, mbese sinabona uko mbisobanura. Nyuma yaho niho naje kumenya ukuri kose. Noella tukuhe se? Nawe ati simpuye Noella, ahubwo ndagukunda by'ukuri. Noella ati oya sinabyemera, ibyo uvuze sinabifata nk'ukuri. Umudepite niyankunda, sinshobora kuba wahitamo. Jacques ati kuki utabyemera? Kuki wumva ko bidashoboka? Urukundo ntirugira imipaka, si ibintu umuntu agenda ku bushake. Umukobwa ati oya ndabizi neza, nabyibajijeho inshuro nyinshi iyo narebaga ukuntu udahwema kumvugisha, ariko ngerageza kwiyumvisha ko nanjye nakundwa nk'abandi bose, buri gihe igisubizo kikaba kimwe. Nta musore wankunda, nta muntu ukomeye nkawe wankunda. Jacques ati none se wowe ubona uko nkwitwara hari ibisanzwe? Nawe ati ndibona njye ubwanjye nzi uko ndi. Umukobwa ariko utuzuye. Umukobwa yagiye agira inzozi nyinshi z'ahazaza, kuko zikaba zarabaye inzozi gusa. Ubu nzi ko ubuzima bwanjye buzakomeza gutya mu kagare. Nta musore uzareka abandi bakobwa bafite amaguru yombi yuzuye ngo akunde njye utembera mu kagare, wananiwe no gukoresha insimburangingo. Jacques yikije umutima ati ndiba mu maso Noella, kukubwira ko ngukunda nkoze ikosa? Nkubeshye se mvuga ko nagukunda? Nemera umutima uturike kubera kubihisha? Umukobwa ati oya, ariko ndabizi wowe uri umudepite, uri umuntu ukomeye, uri uw'abantu bose bareba bakamwubaha. Njye se ndi umukobwa ubuzima bwagoye, umwe abantu babona bakamugirira impuhwe ariko batatekereza kumugira umukunzi. Jacques ati nabikubwiye ndagukunda, si impuhwe n'urukundo. Noella yaracecetse yubika umutwe. Jacques amufata ibiganza ati ndashaka ko wemera ko uri umuntu nk'abandi, ndashaka ko wemera ko ushobora gukundwa. Niba hari ikintu nshaka kukwereka ni uko urukundo rudatoranya, kandi niba rutoranya nshaka kukwereka ko urwanjye ari wowe rwatoranyije. Yakuriye akagare amwegera kurushaho, amarira ari gushoka ku matama. Ati Jacques ni ukuri ko kurankunda? Nawe ati yego ndagukunda. Ntiyumvishaga ko Jacques yamukunda. Yamubwiye ko nawe amukunda kandi ko atazi uko byamujemo, ariko ko yabitekerezaga akumva ari ubusazi. Jacques yarongeye amusubiza mu rugo, azanira inkuru nziza Violetta. Violetta yabyakiranye yombi arabyishimira ati nibyo murankubwira, uri umuntu nk'abandi ukwiriye gukundwa. Jacques yakomeje kujya amuvugisha, akamusura kenshi, akamutoza kugendera mu nsimburangingo, kugeza ubwo umukobwa yabashije gutera intambwe nyinshi. Yaramubwiye ati komeza ubyitoze, wenda tuzasezerana uhagaze.
yarakomeje ariko bikomeza kumugora. Jacques yagize abona ko atazabimenyera vuba bitegurira ubukwe. Abantu bumvise iyo nkuru ihita ikwirakwira mu itangazamakuru kuko yari umudepite ugiye kubana n'umukobwa ugendera mu kagare. Iwabo Nowela byarabarenze, ntibiyumvisha ukuntu umukobwa wabo agiye kubana n'umudepite kandi agendera mu kagare. Ubuzima bwabo yarabuhinduye, abubakira inzu nziza, gusa ntiyemerera Nowela kuva mu kazi ke. Bakoze ubukwe bwitabirwa n'imbaga y'abantu bo mu ngeri zose, baje kureba ukuntu Nowela yari yambaye agatimba yicaye mu kagare, umudepite Jacques nawe yambaye neza cyane amuhagaze iruhande. Uwari ubishoboye yarafotoye, abandi bafata amashusho, ubukwe buhinduka igitangaza. Abandi bakobwa batangiye kwigirira icyizere, harimo n'abihebye, bati natwe umunsi n'umwe tukabona abadukunda by'ukuri. Nyuma y'ubukwe, nubwo Nowela yarashakanye n'umudepite, yagumye mu kazi ke. Mu gitondo umushoferi akajya amujyana mu kazi akanamukira ku mugoroba. Ubu bari mu bantu bahiriwe n'urushako, nta ntonganya, nta gushwana, bahora basa n'abibereye mu ijoro rito. Iyo umuntu abasuye, nubwo bamaranye igihe kinini, agira ngo nibwo bakirambagizanye. Naha dusoreje inkuru yacu, ngushimira cyane kubwo kuba tugeranye ku musozo. Muri iyi nkuru ninde wagukoze ku mutima? Umwandika muri komenti, turaza kwishimira gusoma ibitekerezo byanyu byiza. Kandi ubishoboye wasiga like, waba utarakora subscribe ukayikora nonaha. Ntuzacikwe n'iz'ubutaha.